Reka tubasuhuze nshuti bakunzi mukurikira Iyarure TV, reka tubahe ikaze rwose mwebwe mudukurikira umunsi ku munsi kandi mwebwe mukunda n'ibiganiro byacu. Kuri mikoro ya mbere muri kumwe na MC Theo. Uno munsi dufite umutumirwa Patrick, tuguhaye ikaze. Murakoze kunyakira kuri Iyarure TV, nanjye ndabaramukije mwese. Twatangira dusuhuza abatwumva. Abatwumva n'abadukurikirana turabasuhuje cyane mu izina rya Yesu. Reka dusuhuze abantu bavuga ikinyarwanda bari ahantu hatandukanye. Tubabwire ngo muraho. Harimo Ngabafumbira muri Uganda, No mu bihugu bya Uganda. harimo Abahana Bahangaza, Abanyarwanda barya nabo ni abakiriya. Abanyarwanda ni Abanyarwanda nabo. maybe birashoboka, abadukurikira bazatubwire, ndetse n'Abanyamurenge buriya muri Congo, Bariya bose mu Kinyarwanda. bariya bose bavuga ikinyarwanda. Turabasuhuje rero, turabasuhuje. Imana rero ibaha umugisha. Uyu munsi turi kumwe n'umutumirwa nk'uko mumureba kuri screen, yatangira twibwira amazina kuko harimo abazakurikira kino kiganiro ari ubwa mbere bagiye kukireba. Murakoze abadukurikiranye, amazina ni Twizere Patrick, ndamubwirizabutumwa bwiza. Murakoze. Yego Patrick, Karame. ejo hari Severant, warabimenye? Ntabwo nigeze mbimenya ubu. Ariko niba yarabaye ntabwo nzi icyo ibigamije. Numva ko kiri mu mugambi w'ibyo tugamije natwe. Ejo nabonye ahantu henshi hari hahiye mu mvugo z'abubu rwose, kuko ibyapa byose byari byuzuye abantu bambaye imituku, abantu bashananiye bavuga ko habaye Severant. Ariko Severant usanzwe uyizi ubusanzwe ngo ni umunsi w'abakundanye, w'urukundo. Ni urukundo ruba ruvugwa. Urwo rukundo ni uruhe? Ni agape, ni za nkundo. Aho abantu benshi wenda ntabwo umugambi w'ikitwa urukundo si cyo bakora, ahubwo bajya kure cyitwa urukundo. Kuko icya mbere cyo nta munsi abakundanye ubaho, ntawubaho, ahubwo iminsi yose niyo gukundana. Iminsi yose niyo gukundana. Abasoma muri Bibiliya handitse amasomo menshi muri Bibiliya atubwiye ngo nuko mukundane rero. Nta munsi batanga ngo mukundane, ngo uyu munsi ejo ngo mwangane, oya, ahubwo nimukundane. Ariko nimujya gukundana, nk'abasoma mu gitabo cy'Abaroma 12 umurongo waho wa 10, kujya gukundana bene data mukundane rwose, kubwo icyubahiro umuntu wese ashyira mugenzi, amushyira imbere mugenzi we. Mukundane rwose. Ngira ngo uru rukundo avuga ngo mukundane rwose, ngira ngo ni narwo muri Bibiliya, ni Petero wa mbere 4 umurongo waho wa 8, aravuze ngo ikiruta byose mukundane urukundo rwinshi, kuko urukundo rutwikira ibyaha byinshi. Mukundane urukundo rwinshi. Ubwo urukundo rwinshi mugiye gukundana ntabwo rugira umunsi, ntabwo ari urw'umunsi umwe uyu nguyu umuntu yashyizeho, kurana n'uwo munsi ushyizweho n'umuntu, ahangwa n'umuntu. Uriya munsi si wowe wenyine mwakundana, ahubwo mukundane urukundo rwinshi, mwihanganirane, kandi kubw'icyubahiro ushyire imbere mugenzi wawe. Uriya rukundo rero ko ku munsi w'ejo abantu icyo bari bagamije si icyo, ahubwo no kuzura amarangamutima, ni ukuzura kamere y'umubiri, ni ukuzura ibyaha, ni ukubibyibushya, ni ukubihembera, ku buryo uyisanga umunsi witwa umunsi w'abakundana ari wo munsi ibyaha byinshi bikorwa. Kandi ubwo wenda ntabwo abantu benshi bazi ko urukundo rufite amoko. Hari urwitwa urukundo bita agape, ari narwo rukundo nyakuri rw'Imana yakunze abana bayo. Hari n'urwitwa furiya, arwo umuntu akunda ashaka inyungu ku wundi, hari icyo amushakaho, icyo ari kumushakaho kigatuma ari kuvuga ngo reka burya habaho umunsi wacu, uwo munsi wacu tuzasohokana tukajyana ahantu tukanywa inzoga,
buriya abantu benshi ukora munsi abakundana banywa inzoga, barasambana, barasambana cyane cyane, kubica hirya. niwo Nicyo kiba munsi kigamijwe. niwo munsi niho baba babonye umwanya munini wo gusambana no kwinezeza uko bashaka kose. Urwo rukundo rero si Imana yemera. Ubwo hariho no gusama inda no guterwa inda zitateganijwe n'ibiki byose no kwandura za ndwara zindi. Tubwire abakristo birinde iyi minsi imeze ityo. Ntabwo nabwira ngo birinde gusa, ahubwo bakundane iminsi yose. Bakundane buri munsi, bakundane batitaye ngo uno munsi ngo abakundana gusa, ahubwo ikindi nababwira ntibakazirize iminsi yose. Bakaziriza iminsi yose. Iminsi yose ntabwo ari uko ariyo kuziririzwa. Hariho n'iminsi mibi yo kuziririzwa kandi yashyizweho n'abantu kandi bazwi. Kuko wenda nko kuri urwo rukundo mu gitabo cy'abakorinto, ubwo ni Abakorinto ba mbere 13, urebe ko urwo rukundo ejo mwahoza mwishimira, urebe yuko ari rwo koko mufite. Atubwiye umurongo waho wa mbere, nubwo navuga indimi z'abantu n'iz'abamarayika, ariko singira urukundo mba mpindutse nk'umuringa uvuga cyangwa se icyuma kirenga. Kandi nubwo nagiye mpana yo guhanura, nkamenya ibihishwa byose n'ubwenge bwose, kandi nubwo naba nagira kwizera kose nkabasha gukuraho imisozi, ariko singira urukundo ntacyo byaba bimaze. Umurongo waho wa 4, urukundo rurihangana. Ibimenyetso by'urukundo nyakuri dore ngibi. Si uko uwo munsi ejo mwasohotse, si uko ejo mwagize mute. Urukundo nyakuri rurihangana, rukagira neza. Urukundo ntirugira ishyari. Urukundo ntirwirarira, ntirwihimbaza, ntirukora ibiteye isoni. Urumva ibiteye isoni. Ejo ko byakozwe, kandi ejo byarakozwe. Ejo ko bakuyemo amajipo n'amapantaro. Nyine ibiteye isoni. Ntirushaka ibyarwo. Yego. Ntiruhutiraho. Ntirutekereza ikibi ku bantu. Ntirwishimira gukiranirwa kw'abandi, ahubwo rwishimira ukuri. Rubabarira byose, rwizera byose, rwengera byose, rwihanganira byose. Urukundo ntabwo ruzashira. Guhanura kuzarangizwa no kuvuga izindi ndimi kuzagira iherezo, ubwenge nabwo buzakurwaho. N'inshingano kiranga gusa ubwabyo. Urukundo bwarwo urumva bavuze ibimenyetso urukundo urara ruri kuvuga rubone n'agape. Ni urwo umuntu akunda undi nta nyungu amushakaho, nta kintu agamije kumukuraho ngo cya profita ujya, ahubwo agamije gusa kumukebura, kumushyira mu nzira nziza, kumuhumuriza, kumuba bugufi, bikaba bihagije. Patiri, tukiri aho ngaho, ni uko uyu munsi mu mateka batubwira ko uyu munsi washyizweho n'umupadiri witwa Valante, mutagatifu Valante. Yashyizeho uyu munsi ngo w'abakundana. Kandi ikintu gitangaje se, ibyo ari byo byose, ejo uko nabibonye, nabonye ari hagati y'abantu babiri, igitsina gore n'igitsina gabo. Kuko nibo bari basohokanye, nibo bari guhana indabyo. Uyu mupadiri washyizeho uyu munsi ngo uzajye wizihizwa, ndetse na Kiliziya Gatolika rwose, abantu bo muri Kiliziya Gatolika batubwire barawizihije cyane, ndetse ejo nabonye padiri rwose arimo awigishaho. Ariko k'uyu munsi ibintu biwubamo biragatsindwa n'Imana. Wenda n'uwawushyizeho nawe kuko ntabwo nzi aho yabisomye ngo awushyireho, kubera ko ijambo ry'Imana riravuga ngo mukundane iteka. Nta munsi wo gukundana nyine nubaho, ahubwo gukundana ni iteka ryose, ni buri munsi, nta munsi wo kwangana ubaho. Noneho rero nawe niwe yarawushyizeho, hari intego yari agamije, kandi nizera ko niba aramutse ari umuntu waba wiga ijambo ry'Imana kandi atekereza neza, ntabwo yaba yavuze ngo uyu munsi ubeho ari uwo gukora biriya byaha, ahubwo nawe ushobora gusanga hari ikintu runaka ashaka kwerekana muri uwo munsi. Ubwo rero abawizihiza babanza bazerekane yuko bahuje na nyiri umugambi w'umunsi, cyangwa se barebe ko bahuje na Bibiliya uko nayo ibivuga ku munsi wo gukundana. Ntibeshye ashobora kuba we yarashyizeho intego z'umunsi w'urukundo mu bashakanye n'iki, ariko uyu munsi akaba atari byo bikorwa. Uyu munsi ntibigombera abashakanye, ahubwo tuzajya kwisanga twisanga n'abajya gutingana basohokana ngo ni umunsi w'abakundana. Umunsi w'abakundana koko. Imana idufashe. Urakoze cyane rero. Ubwo abizihije Saint Valentin, ubwo mugumye kuryoherwa n'ibizava muri iyo Saint Valentin. Patiri, uyu munsi hari amagambo nshaka ko tuganiraho
tukajijura abantu nk'uko twabyiyemeje. Hari amagambo abantu bakunze kuvuga ngo senga, ngo warasenze ubura iki. Ejo ndimo njya ku kazi nabonye imodoka byanditseho, ndabitekereza numva nkwiye ko twabiganira nawe ndetse n'abazatwumva, ngo warasenze ubura iki. Noneho bagashyiraho n'amagambo Yesu yabwiye abigishwa be aboneka mu gitabo cya Yohana, ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, ibice 15 n'umurongo wa 7. Reka tuhasome. Haranditswe ngo nimuguma muri jye, amagambo yanjye akaguma muri mwe, musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Urumva yuko Yesu Kristo aravuga ati nimuguma muri jye, sibyo? Amagambo yanjye akaguma muri mwe, musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Ugasanga harimo abajya mu buvumo no mu misozi itandukanye, abarokore bita ubutayu, agasengera muri aya magambo ati handitswe ngo nimuguma muri nje, amagambo yanjye akaguma muri mwe, musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. None mpagaze mu iryo jambo, ndasaba etaje, ndasaba visa, ndasaba. Ibi bintu bivugaho iki koko? Mu by'ukuri ko hari igihe umuntu asaba ibyo bintu akarenda apfa atanabibonye kandi yarabisabye yarizeye. Kubera iki Bwana Patrick? Tubwire mu by'ukuri. Murakoze. Bwa mbere muri Bibiliya nibwira ko ari muri Matayo 7, aho ijambo ry'Imana rivuze ngo musabe muzahabwa, mushake muzabona, mukomaga muzakingurirwa. Iyo ni Matayo 7, ni muzabisoma umurongo waho wa 7. Noneho gusaba turabyemerewe, ariko abo bantu basaba gutyo, ninde ababwiye yuko ama etaje ari ibyo bintu byo gusaba byiza? Mwabwiye nande ko visa mwese muyikeneye? Ese muri mushaka kujya he? Buriya kugira gusaba ngo mana ngo wavuze ngo musabe muzahabwa, nibyo, ariko se no gusaba iki? No gusaba iki? Buriya hari ibintu abantu benshi batazi. Ndagisha nanda kugaruka kuri yaje mutubwiye ngo nimuguma mu ijambo ryanjye, n'amagambo akaguma muri mwebwe, munsi cyo mushaka cyose muzagenda gute? Muzagihabwa. Buriya nahoze mbwira abantu ishaka kumenya nyine ushaka kumenya urasoma, sibyo? Nk'ubu ngubu mu gitabo cyitwa amasengesho kugira ngo byumve neza, Yesu arakubwira ngo ngwino senge. Ukumva? Mbese ndakuguha amahirwe kugira ngo uze kuza usenge. Ariko uje kuza gusenga uze ngo prayer ni page ya 8. Prayer is the opening of the heart of God as to friend. Iyo umuntu ngasenze aba asa nk'ufunguye umutima w'Imana wabaye inshuti, sibyo? Not that it is a necessity in order to make known to God is what we are. Kandi ni byaba ari ingenzi nimo tumenyeramo, twabasha kumenyeramo uko turi. But in order to enable us to receive him, prayer does not bring God down to us, but bring us up to him. Angambira gusinanga ngo amasengesho ntabwo dushyira ku Mana ngo tujye ku Mana, ahubwo agenda arayitwegereza. Tukabona na Yesu. Noneho musabe muzahabwa, nibyo, ariko nimusenga mu izina ryanjye, siko ko mudasomeye nimuguma mu ijambo ryanjye, ariko murigumyemo amagambo yanjye akaba muri mwe. Garukiraho muri mu ijambo ryanjye. Yesu yaravuze ngo amagambo babwira niyo kandi niyo bugingo. Ubwo uri mu ijambo ry'Imana. Burya hari aho usenga ariko ugasigara unarindiriye, utegereje hagana he ne mu ijambo rye. None wowe uri gusenga wica amategeko y'Imana ngo ni guhe visa, ni guhe etaje, ni guhe imodoka, ni guhe scholarship, ni guhe umugore, nawe ubwo uri mubi, uri mubi ku Mana, yo yaguha iki? Icyo ni icyambere. Nimugaba mu ijambo ryanjye n'amagambo yanjye akabatiye muri mwebwe, akaba ari muri mu nzu cyo mushaka cyose. Ahubwo abo bantu basaba ni bande? Bari mu ijambo, bari muri Yesu, cyangwa se amagambo ya Yesu ari muri bo? Noneho buriya
reka mbisome kubera ko nabantu babwira ngo iyo ushaka hahirwa nyine hahirwa abasoma. Iyo ushaka kugira ngo usobanukirwe urasoma, sibyo? Buriya mu gitabo mfite cyitwa uburezi, mu gitabo cyitwa uburezi bagerageje kuvuga gusamo ibintu, wenda sinabisoma byose, ariko bagerageje kuvuga gusa ibyo wakabaye uri gusengera. Dusengera iki? Buriya gusenga ni ingenzi, ariko baravuze ngo ugiye gusenga ugomba gusengera bwa mbere kubabarirwa ibyaha. Kubabarirwa ibyaha, uzabisengera kubabarirwa ibyaha. Uvuga ati rwose Mana ndabisengeye kugira ngo mfashe mbabarirwe ibyaha. Icya kabiri, usengere kugira imico isa n'iya Kristo. Usengere kugira imico isa n'iya Kristo. Isa n'iya Kristo. Mbega use na Kristo. Use na Kristo mu mico. Yego. Kubabarirwa ibyaha, imico isa n'iya Kristo. Icya gatatu, usengere kubona ubwenge. Nka Salomo wisabiye Imana. Wavuze ngo Mana umpe ubwenge. Yaba abantu basaba ibyo gusengera viza. Ibya viza nta birimo. Oya, ibya viza nta birimo. Niyo mpamvu kino gitabo cyitwa amasengesho kirakubwira ngo ugiye gusenga ngo jya ubanza nk'uri gusenga ubanje mugenzi wawe. Yego. Ibyo gusenga rero uri kwishyira imbere ngo Mana ngo mpe, buriya n'abantu bajya gusenga bagasenga ngo Mana ngo duhe imvura. Naho buriya nabyo ni ukwikunda. Ni ukwikunda. Hari igihe usenga uvuga ngo Mana uduhe imvura, ngewe ndi kubaka nkeneye izuba. Ako birashoboka. Si byo se? Ngewe ndi kubaka nkeneye izuba. Wowe ugasaba imvura kugira ngo isi yicire ibyanjye. None wowe nusaba ngo Imana iguhe izuba, njye nkeneye imvura, urumva utikunze? Urikunze. Niyo mpamvu mu gusenga ugomba gutekereza ko ugomba gusenga, ugomba gusenga byibura ibintu byose ubizirikana. Buriya wenda icyo nagisorezaho mu gitabo cyitwa, cya gitabo mfite hano cyitwa iby'ibanze dukeneye byose mu ivugabutumwa, ariko reka mbona ubwonyine butanu ntatinze. Bavuza prayers of faith, ni page yacyo 237. Prayer of faith, isengesho ryo kwizera rigizwe n'iki? Forgive me, mbabarira. Ubwaryo mbabarira. Accept. I accept that I'm a sinner and deserve from this desire. Nemeye ko ndi umunyabyaha. Icya gatatu, I surrender, I now give my life completely to you. Ndumva nkwihaye wese, nkugiyemo wese. Icya kane, thank you, ndagushimiye. Icya gatanu, help me, kamfashe. Ariko ubwo ugasanga uvuze ngo ni mu nsenga muri ngewe, ibyanjye biri muri mwebwe, mu nzu icyo mushaka cyose muzagihabwa. Ndumva ari navugaho, murakoze kwiyongera. Imana ibaha umugisha kubw'amagambo meza mutubwiye, namwe abadukurikira. Imana ibaha umugisha kandi muzaduhe komenti, muduhe n'inyunganizi. Ari kumwe nanjye MC Theo na Patrick Tuyizere. Nakagaruka. Murakoze.